ariko Peter rwose usigaye numva amakuru acicikana hirya no hino ati usigaye ukunda ibintu by'abakobwa cyane ugeze igihe cyo gushaka. ntago numvisha ikibazo cyawe neza uraza kucyumvamo kugira ngo nze kurushaho kucyumva mbona nuko ngusubiza. nari nkubajije nti usigaye numva amakuru acicikana hirya no hino ngo usigaye ukunda ibintu by'abakobwa cyane. ibintu by'abakobwa ibintu byo kujya mu bintu ndashaka kuvuga gutereta sibyo. waba ikibazo kiri ngese ndiriba ntago uririba ariko ndashaka kubaza nti waba ugeze igihe cyo gushaka. birumvikana burya keshi buriya mu buzima bwa muntu buri wese agira ubuzima bwiwe nkuko nkunda kubivuga kenshi sibyo. ariko buriya byanze bikunze iyo umuntu atangiye kubaza ngo ese uno muntu kubera iki atangiye kujya muri ibi n'ibi buriya umuntu agakwiye kumenya ngo ese ibyiwe bigeze hehe bigenda mbere yuko avuga ngo ibya runaka bigeze hehe. ku kibazo rero numbajije ngo singeze igihe cyo gushaka ariko nagakwiye nanjye guhita nkubaza ngo ese abageze igihe cyo gushaka bo ubona barashatse ese impamvu badashakayo urayizi niba utayizi rero niyo mpamvu agakwiye kuvuga ngo ndi gushaka gukora noneho akazi k'abantu bagejeje igihe cyo gushaka ariko bakaba badashaka bitewe n'impamvu zabo bwite. ariko none njye nakakubwiye yuko byanze bikunze burya naba ngejeje igihe cyo gushaka ntakigejeje ntabwo nyine nabura kujya mu rukundo. urukundo burya na Bibiliya iraruvuga burya mu buzima ikintu cyose gihebuje ibindi byose. ushobora kugenda ugasenga ukiyiriza ukagaragaza ko uri mwiza ufite n'umutima mwiza ariko iyo nta rukundo ugira burya ntekereza yuko byanze bikunze ibintu bitubakiye ku rukundo nta kintu burya bishobora kugira gute kugeza kubikora. so ni nta mpamvu rero nkunda kubwira abantu ugasanga ubundi ijambo ry'Imana ibyo ribivuga neza ngo ubundi ngo ahantu habonetse umukirisitu umwe wenyine umwe wihannye ngo hagakwiye ngo kuboneka ngo nibuze abantu barenga ibihumbi bingahe bihannye ku bw'uwo muntu. ariko bitewe n'iki? bitewe n'imbuto uwo muntu ari kwerera hahandi atuye ndetse na za nshuti ziwe za buri munsi. niyo mpamvu ntajya nemera yuko abantu ari abakirisitu mu byo bavuga ahubwo nemera ko umuntu ari umukirisitu binyuze mu mbuto yerera bagenzi be. urumva ko rero byanze bikunze aho harimo igisubizo. nanjye impamvu nkunda nuko nzi ko gukunda ari imbuto ya byose. iyo bibye imbuto y'urukundo iyo imbuto y'urukundo nongera mbisubiremo ntago iyo mbuto igibora iyo mbuto ntirumba iyo mbuto nta nubwo yashwega cyangwa se ngo ujye gushakamo umusaruro ngo ubure ahubwo iyo ububye urwango iteka iyo ubye